ni inkuru nziza ikomeje kuvugisha abatari bake hano ku mbuga nkoranyambaga no ku binyamakuru bitandukanye byandika kuri murandasi ku isabukuru ya Nyambo Jesca habaye agashya hagaragaye umuntu udasanzwe ndetse si ubwa mbere avuzwe mu Urukundo na Nyambo ariko benshi ntibari bakemeje ko yaba ari umukunzi we ndetse abenshi baratunguye bitewe n'ibintu ngiye kukubwirira hano dore ko tuzi ko ku munsi w'itariki 18 z'ukwezi kwa kane buri mwaka aribwo uwitwa Nyambo Jesca agira isabukuru y'amavuko. Rero kuri iyi nshuro nabwo hari isabukuru y'amavuko ya Nyambo Jesca ariko ibintu byabaye biratunguranye cyane. Ubundi twari tuzi ko rero uwo bita Nyambo ndetse na Titi Brown bishoboka ko bazasubirana dore ko twaje kubona ko ibyabo bitari ububest ahubwo rwari urukundo ndetse tuza no kubona ko uwo bita Titi Brown yahababariye cyane ari ibintu yahuriyemo n'ihungabana rikomeye cyane twagiye tubibona mu minsi yashize ariko noneho hano baranamubabaje rwose. Titi Brown ibi ngibi uyabibona buriya bimushengura umutima agenda kakamwica bitewe nuko umusore uri gukundana na Nyambo muri kano kanya navuga ko ari umusore udasanzwe ndetse n'umusore abantu benshi batakekaga ko yakundana na Nyambo. Ushobora kwibaza rero ngo byagenze bite ubundi uwo musore ninde bimeze bite ariko ndagira ngo ukande subscribe niba ubona ari ngombwa. Hanyuma rero uburyo ibintu byatangiye murabizi ko uwo bita Titi Brown na Nyambo bagitandukana bikigaragara ko nyine batagifitanye umubano ubwo twabonaga ko batakigendana batakivugana. Haje kugaragara umusore ari gusangira na Nyambo mu karesitora nyine nkuko nawe wagenda ubyibonera bari gusangira ubona ko ari ibintu bimeze neza ndetse abantu baravuga bati ese nuwe musore Nyambo yatamika ndetse ukabona ko amwitayeho ari kumuha keya. Uyu musore rero bamubonye gutya baravuga bati ubwo wasanga ari uwo muri famille cyangwa se ari inshuti ye bisanzwe ariko ababizi neza uyu musore muzi ko yitwa Moses Mateo bamwita Moses Mateo ndetse n'umudesigner ukomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda navuga ko yambika n'ibyamamare bigiye bitandukanye icyamamare cyose uzi abenshi nyine aba yarabambitseho navuga nka The Ben navuga nka Bwiza navuga nka Nyambo we amwambika buri gihe dore ko no muri bya birori bari bagiyemo byo muri babyita bira byo gutanga ibihembo nyine bya mashariki nabwo ira myenda mwabonaga yambaye niyo uyu musore Moses Mateo yari yamwambitse ndetse n'indi myenda myinshi agenda yambika uyu Nyambo ndetse n'uyu musore yambika abantu nyine batandukanye nkuko nabikubwiye ba Bruce Melody ba The Ben n'abandi benshi cyane na ba Miss Naomi ndetse ubona ko ari umusore ufite amafaranga ndetse unakunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'ubuhanga bwe mu gutunganya imyenda ikaba ari imyenda nyine umuntu ajyana mu birori ukabona ko birenze ndetse na Sherry Silver ajya mwambika kandi Sherry Silver muzi uburyo aba agaragara neza imbere y'amakamera ndetse n'ibindi ntago ari byo nshaka kugira ngo dutinde ndashaka kugira ngo ngusobanurire akazi k'uyu musore akora. Nibwo twabonye rero iyo video wabonaga nyine iyo video Nyambo yitaye kuri uyu Moses ndetse anamutamika ndetse nyuma yabwo twabifashe nk'ibintu bitarenze nubwo bamwe mu banyamakuru n'ababloga ba hano ku mbuga nkoranyambaga babigize ibintu birenze baravuga bati umusimbura wa Titi Brown arabonetse ariko ibyo byose byabaye hatari haba ikintu gikomeye ngira ngo nkubwire cyatunguye abantu bose isi yose muri rusange abazi Nyambo bumiwe cyane bari kuvuga bati noneho ibi ngibi byo turabyita iki. Hanyuma rero ubwo navuga ko kuri uyu munsi ndetse nyuma yuko tubonye iyo navuga iyo video namaze kukwereka nibwo twaje kubona uyu musore nyuma aza akavuga ati ashyiraho ifoto nyine ya Nyambo ashyiraho avuga ngo kuba avugana na Nyambo nyango niwe umuntu wa mbere baganira ibiganiro bagahuza bikaba ari ibintu ngo byiza ndetse binaryoshye ndetse amutakagiza nyine muri ubwo buryo ngo ikiganiro cyewe na Nyambo ngo bari ibintu bidasanzwe ariko nyuma nibwo nyine uyu munsi utari wakageza kugira ngo tubone ibyo twabonye ariko nabwo mbere ko nkubwira ibyo umusore yakoze kuri uyu munsi ndetse n'ibyabaye neza reka banze mwibutsa akantu. Murabizi ko mu mizi yashize uwo bita Nyambo bari bamutumiye mu kiganiro baramubaza bati ese Titi Brown nyine ngo mwamaze gutandukana we urabizi uburyo agenda byihakanya ngo ntago batandukanye kandi ngo bari inshuti ariko umukobwa yaramoje mu kiganiro namubaza ati ese
waba uri mu rukundo bimeze bite ubundi aka kanya bimeze bite, maze icyo gihe nibwo Nyambo yasobanuye kaga video abantu nyine mu bagiye babona nyine nibwo yasobanuye urukundo nyine rwe kari mu rukundo, ndetse abantu baravuga bati ubwo se abari gukorana nande muri kano kanya. Muri iyo video rero nibwo yabisobanuye, aka video karacara cyane, ariko uyu munsi rero ubwo twari turi gukoresha imbuga nkoranyambaga, ubwo murabizi iyo umuntu afite isabukuru murabizi ko mu masaha ya nijoro aba yiteguye kugira ngo ahita postinga hakiri mu masaa sita kugira ngo uko umunsi nyine uba wahindutse, amatariki yahindutse. Nibwo rero Nyambo Jesca yapostinze iyi foto mwagiye mubona hano ku mbuga nkoranyambaga, ndetse ubona ko ari ifoto nziza. Uyu mukobwa yari yambaye neza ku buryo bugaragarira buri umwe wese, waba ubona wese yabona ko Nyambo yagaragaraga neza rwose, yasaga neza, ndetse agishyiraho iyo post mu masaa sita gutyo, urumva nyine yari kwizihiza birthday, ndetse no hasi nyine muri caption yo kuri Instagram yashyizeho ko nyine ari birthday, abatabizi bahise babimenyera naho ngaho. Ariko wa musore wacu bita Moses, benshi twashidikanyaga tuvuga tuti si baba bakundana koko, bimeze bite, no bushuti ni biki, nibwo twahise tubona nawe ajya kuri Instagram agashyira agahita afata iriya foto agahita ayishyira kuri story ye, ndetse yanditseho amagambo akomeye cyane, ndetse abantu bagiye banashimira uyu musore bavuga bati ni umuhanga cyane kubera amakanzu adasiba kudodera cyangwa se gutunganyiriza uyu Nyambo Jesca. Nk'iyo kanzu nawe uyirebye ubona ko ari kazi idasanzwe, ndetse wanareba n'ayandi yari yamukoreye muri mashya, ukabona ko ari ibintu birenze, ukabona ko uyu Moses Matthew ari umuntu urenze, ni ibintu nyine byiza tu. Ariko hanyuma uyu musore yagiye kuri Instagram story ye yandika amagambo akomeye cyane, arangije akagambo yanditse katunguye abantu benshi, nuko mu byo yavuze yifurije birthday nziza cyangwa se isabukuru nziza y'amavuko kuri Miss Nyambo, ashyira akantu ka wife, aravuga ati ngo isabukuru nziza my wife, ndetse ibintu nyine abantu bahise bagarukaho baravuga bati uyu musore ibingibi ni ibiki, ni gute yemerewe kwita umuntu wife gutyo gusa. Abantu nyine bahita batangira kubihuza nuko nyine ari wo mwambika buri munsi, na kara kabido twabonye ariko muhakeya, abantu batangira gufata umwanzuro baravuga bati uyu nguyu niwe mukunzi wa Nyambo Jesca bidasubirwaho. Titi Brown ibyo byararangiye, nta nubwo bateze gusubirana, ndetse si n'ubwa mbere uwo bita Nyambo agaragaje ko nyine we na Titi Brown nta kintu kirimo, kubera ko nibyo baburikana babiri bamubazaga babonaga ko abihakana mu minsi yashize, ndetse na hano abantu bamwe ariko bari kugenda bavuga batari nabo, nanjye nibo ndi ku ruhande rwabo abantu bari kugenda bavuga gutyo, bari kuvuga ngo iyi post cyangwa se ibi bintu aya mapost yose turi kugenda tubona y'uyu musore Moses ndetse na Nyambo, nta yindi mpamvu ngihari ngo nukugira ngo Nyambo ashaka kugira ngo akurire inzira ku murima umuntu bita Titi Brown, ngo nawe ntabwo ari urukundo, ngo ntabwo akundana n'uyu Mateo, ngo yikundanira nyine ntabwo yagaragaje umukunzi we, ahubwo nyine ngo nukugira ngo uyu musore abamwifashisha kugira ngo Titi Brown abivemo burundu, abishingukemo, ndetse abone ko yifitiye undi mukunzi, maze ibintu bikomeze bigende neza nkuko nyine byaje kugenda kuri General Benda, uburyo yatandukanye na Shakira Kai, ndetse tukaza kubona nyuma wa mukobwa akaza gusobanura ko bira byari prank kugira ngo babaze uriya ex wa General Benda, ndetse ni ibintu nyine ubona ko ari ibintu bisanzwe bibaho, ari nabyo nkeka ko byaba ari byo. Nanjye nabisomye mu comment ndavuga ni nyamara birashoboka ko na hano ari byo Nyambo yaba ari gukina kugira ngo uwo bita Titi Brown amuklining amusibe, ndetse uwo bita Titi Brown asozonya no gutekereza ko Nyambo nawe bakongera gusubirana. Abantu benshi baribaza bati ese Nyambo na Titi baba barapfuye iki, ariko abenshi bagashinja amakosa uwo bita Nyambo, bavuga bati Nyambo yarahemutse, yababaje undi mwana, ndetse n'ibindi bagenda bavuga. Ese ubundi ibi byose urabibona ute? Niba ubona ibi bintu ari byo nyine ubona abangaba bari mu rukundo, ndavuga uyu Moses Mateo ndetse na Nyambo, ubyandike muri comment uko byumva, ndetse nabwo wandike icyo ushaka muri comment kijyanye na Nyambo ndetse na Titi Brown ndetse n'uyu musore, byose urabyemerewe uko wiyumva. Ndetse nanone kandi ntiwibagire gukora subscribe, like, share na comment kuri channel yitwa Mega TV Rwanda, ndetse ndanagushimiye cyane kuba wamanye nanjye, nje mwari kumwe ninjye bita Iber uyishura ibyaje kana kuri Mega TV Rwanda. Reka nkubwire ngo wakoze kubana nanjye naho ubutaha.